dutangiye agafilimi kacu k'umunsi rero batwereka abakobwa bagiye kwiyogera muri pisine. Ubwo muri ako kanya amwe agahita yumva rwose umuntu arakomanze ku rugi, nta kindi rero yakoze, yahise aza gake gake agiye kuba yareba umuntu ukomanze, afunguye agahita abona ni umusore wari ufite indabo, ubona ko rwose yari agiye kuba yareba umukunzi we. Ubwo muri ako kanya agahita amusuhuza, wa musore nawe akamusuhuza ndetse akamubwira ko yari aje kureba umukobwa yibera hano bita Damari. Ubwo wa mukobwa nawe wari uri muri pisine ari kubyitegereza, wa mukobwa wundi agahita amubwira ati agomba kuba rero ari wowe Janvier, injira rwose aragutegereje. Ubwo wa musore ati njyewe rero ntabwo nitwa Janvier ahubwo nitwa Daniel kandi ndi umukunzi we, gusa mbere yuko dukomeza reka mbanze nkubwire ko maze iminsi ntameze neza, n'aka kanya ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza, ariko ndakora ibicibwa kugira ngo tubashe kuba twakumvikana. Ubwo muri ako kanya rero umusore amaze kumubwira ko yitwa Daniel kandi ari we mukunzi we, wa mukobwa agahita yihindukira agahita amubaza neza ati none se nawe uri umukunzi we? Ubwo umusore ati yego rwose ndi we. Ubwo mukobwa we wari wibereye muri pisine agahita abaza n'umukobwa ati none se ni nuje kano kanya? Ubwo mukobwa we akamubwira ko ari umukunzi we, wa musore agahita yinjira. Ubwo nawe nta kindi yakoze, yahise ava muri pisine akaza agiye kuba yareba wa musore. Ubwo musore akaza agahita amusuhuza ati bite mukundwa umeze gute? Ubwo mukobwa nawe akamusubiza agahita amubaza rwose n'ikintu yaje gukora hano. Ubwo musore akamubwira ko rero yamuteguriye kuba yamukorera surprise cyangwa se kuba yamutungura. Ubwo mukobwa ati ariko rero bagombaga kuba wamuhamagara mbere yuko uza hano. Ubwo musore ati ntabwo uhamagaye rero telefone yawe numva itariho. Ubwo mukobwa agahita yibuka ko yapfuye agahita amubwira ko nta buryo bari kuvugana, ariko umusore agahita abona rwose umukobwa ntabwo yishimye, agahita amubaza ati none se kubera icyo utishimye? Ubwo mukobwa we akamubwira ko ari uko yari ari kumwe n'umukunzi we. Ubwo muri ako kanya umusore akamwitegereza agahita amubwira ko noneho aka kanya yagenda nimba waragoye ataragenda. Wa mukobwa agahita amuza amubwira ati wowe rwose ntugenda ahubwo nanjye nari ngiye kuba nagenda. Bataragenda rero muri ako kanya bagahita bumva undi muntu ku muryango arakomanze. Wa mukobwa muri ako kanya agahita abwira n'umusore vuba vuba ati none se Daniel kubera icyo utagenda mu nzu kugira ngo ujyane izo ndabo mu mazi zitaze kuba zamera nabi? Ubwo umusore agahita agenda yumva ko ari igitekerezo cyiza. Amaze kugenda rero wa mukobwa nawe agahita amubwira ko agiye kuba yakwigendera. Wa wundi agahita amubuza amubwira ko atagenda kano kanya, agahita amusaba ko yagenda akaba ari kujijisha uriya musore Daniel kugira ngo adasohoka hanze, noneho wagende uriya musore wundi wa kabiri wari uje amwirukane. Ubwo mukobwa agahita akomeza kumubaza ukuntu yatumiye umukunzi we kandi n'uriya mukunzi we wundi Daniel ahari. Ubwo mukobwa akamubwira ko uriya musore uje ari we yikundira. Ubona ko rwose umukobwa yari afite abasore babiri bose bamukunda kandi bose bataziranya. Ubwo mukobwa we agakomeza kumubwira ko atari byo. Ubwo mukobwa agahita abona atangiye kuba yamubwira ibintu byinshi cyane, agahita amubwira ati okay aka kanya rero ngaho mfasha noneho ibindi nzabigusobanurira nyuma. Ubwo mukobwa agahita yitegereza wa musore ubona ko yari abizi ko ari umwana mwiza, agahita amubwira ati ibi ngibi rero ngiye kuba nabikora ariko ntabwo ngiye kuba nabigukorera ahubwo ngiye kuba nabikora bitewe n'uriya musore. Ubwo mukobwa rero agahita agenda nta kindi yakoze rero yahise aza agahita afungura wa musore wundi, arangije nawe agahita agenda akamusoma akamubwira ko ari umukobwa mwiza rwose kasa neza kano kanya. Ubwo umukobwa agahita amushimira turamubwira ngo agende, wa musore agahita yiha karibu akinjira nyine. Ubona ko rwose yari urugo rw'umukunzi we. Amaze kwinjira agahita abona bafite inzu nziza cyane, agahita akomeza kumubwira ukuntu bafite inzu nziza ndetse bafite na pisine nziza. Wa mukobwa we ubona ko ari kugenda acungacunga ko afite ubwoba ko wa musore ashobora kuba yasohoka. Wa musore agakomeza kumubwira ukuntu rwose ari ibihe byiza kuba we bari kumwe hano ari bonyine, ndetse muri ako kanya agakomeza kumubwira ko bafite na pisine nziza cyane, akamubuza nimba rwose yajya kogamo. Kandi umukobwa yari afite gahunda y'uko ngo agiye guhita amwirukana, ariko urabona ko bitewe n'uko amukunda cyane ko yabuze imbaraga zimubwira ngo nagende kano kanya. Ubwo musore we agahita atangira kuvanamo imyenda, ubona ko ngo agiye kuba yakoga, akagenda gake gake agafata wa mukobwa agahita amusunika muri pisine, ubona ko atabishakaga. Uko igihe cyakomeje kugenda rero uko umusore yakomeje kugenda, wa mukobwa wari ugiye mu nzu agiye kuba yajejeje n'umusore wundi Daniel agakomeza kwitegereza hanze ariko reba nimba bashobora kugenda. Nta kindi rero yakoze rero yaje yarangaye. Wa musore nawe amaze kuba yashyira za ndabo mu mazi agahita agenda bagahita bakubitana. Ubwo mukobwa agahita yikanga cyane agahita abwira wa musore ati unyihanganira cyane rero nanjye ntabwo nzi ukuntu bigenze. Ubwo musore nawe akamubwira ko nta kibazo. Ubwo mukobwa agakomeza kumubwira rwose ukuntu ari umuntu mubi kamugonze kano kanya. Ubwo musore we akamubwira ko ari ibisanzwe, kari aka accident gatoya cyangwa se ari impanuka ntoya cyane. Ubwo mukobwa agahita ashaka ukuntu yakomeza kugumana n'umusore agahita yitegereza za ndabo agahita amubwira ati ufite rero indabo nziza cyane rwose, uzanye indabo nziza. Ubwo musore nawe akamubwira ko afite ubwoba ko wa mukobwa atazikunze bitewe n'uko
yazizanye akazizana no mu nzu akaba yazishyira mu mazi. Ubwo mukobwa ati uri rwose ibyo ngibyo uri gutekereza ntabwo ari byo, izo ndabo uriya mukobwa yazikunze. Ubwo muri ako kanya umusore agatitegereza hanze agatabaza n'umukobwa nimba yabonye umuntu wari uri kuza. Ubwo umukobwa akamubwira ko nawe utamubonye ariko wasanga ari abantu bo mu muryango. Ubwo umusore agatitungura cyane mu kumva abo bantu agatamubaza ati none se abo ngabo yaba ari bande ko ababyeyi be bagiye mu kiruhuko. Ubwo umukobwa ati ntabwo rero mbizi, wasanga ari nka kuzine we. Ubwo umusore agahita asohoka agiye kuba yamureba, wa mukobwa agatamubuza amubwira ko yamufasha rwose kuba yakora umutobe baraza kunywa. Ubwo umusore agatimva n'igitekerezo cyiza agateza agiye kuba yamufasha. Kumbi hanze wa musore wundi agatajya muri pisine nawe amaze kuba yajugunyamo wa mukobwa. Ubwo mukobwa agakomeza kumubaza ibintu rwose akoze. Ubwo umusore muri ako kanya agatakomeza kumwegera amubwira ko ibintu akoze ari byo, agatamubaza rwose impamvu utari kubikora. Ubwo umukobwa agakomeza kumubwira ko atari byo. Ubwo wa musore ati ndabizi rero wabikunze cyane, agiye kuba yamusoma ubona ko rwose bakundana. Ubwo wa mukobwa agatamubuza amubwira ko aka kanya ari kumwe n'abandi bantu mu nzu. Ubwo wa musore agakomeza kumwumvisha ko ibyo ngibyo nta kibazo ko bakundana, ko icyambere ari urukundo bakundana. Ubwo umukobwa ati yego rwose ndabyumva ariko aka kanya ahangaha ntabwo ari ahantu heza. Ubwo umusore agakomeza kumwumvisha ukuntu amukunda ko ibi ngibi nta kibazo kuba yabikora, agiye kuba yabikora. Ariko umukobwa agakomeza kumubuza ati oya rwose ibi ngibi twaba twihuze cyane. Ubwo umusore nawe ubona ko rwose yari umunyabwenge agakomeza kumubwira ko bihuse cyane ariko bari kujya ahantu heza, agakomeza kumwumvisha ukuntu rwose ngibi bari gukora ari byo. Ubwo umukobwa muri ako kanya agatangira kubyemera. Kujya cyakomeje kugenda rero babandi bari mu nzu, wa mukobwa yaragiye azana amazi azana n'indimu. Umusore we atangira kuba yazikata ariko batarakora byinshi. Agatabaza wa mukobwa ati none se nakubaza rwose ikibazo kandi akungiza mbwiza ukuri. Ubwo mukobwa nawe akamubwira ko rwose nta kibazo kuba yavugisha ukuri. Ubwo umusore agatabaza impamvu uriya mukobwa wundi cyangwa se uriya mukunzi we ahisha ko afite umukunzi. Ubwo muri ako kanya umukobwa akamubaza ukuntu yamubaza ibintu nk'ibyo ngibyo. Umusore akamubwira ko yabimenya akihagera, ko yahageze agasanga nta muntu umuzi kandi yari umukunzi we. Umukobwa ati uriya mukobwa rero agira ubuzima bwe prive cyangwa se nta muntu apfa kwinjira mu buzima bwe. Ubwo muri ako kanya umusore agakomeza kumubaza amubwira ko rwose bimaze iminsi bitameze neza, uriya mukobwa yaratuje cyane ko afite ikibazo, ko ashobora kuba afite undi mukunzi. Ubwo muri ako kanya umukobwa agahita abona gusa atangiye kuba yamubaza ibintu byinshi, agahita amubwira ko ari umukunzi we, ko ashaka kuba yamenya ukuri yagenda rwose akamwibariza. Ubwo umusore muri ako kanya agatimva koko umukobwa ari kuba yamubwira ukuri. Arangije agatambwira ati nakifuje rero kuba inama ikijya mbere kubera ko birambabaza cyane. Ubwo umukobwa muri ako kanya agatemva koko umusore arababaye kandi ari umwana mwiza. Agatabona gusa na wa mukobwa wundi yatinze cyane, agatabwira uno musore ati noneho rero reka njye kureba uriya mukobwa Damari ariko ndakwinjiza usigara hano. Ubwo muri ako kanya agakomeza kumwinginga amubwira ko yasigara hano. Ubwo umusore agatatungurwa cyane agatamubaza impamvu ariko we yamubwira ngo asigare hano kadashaka kahava. Ubwo mukobwa agatatungurwa cyane agatambwira ko ashobora kugenda noneho isaze zikaba zaza muri uyu mutobe bakoze. Ubwo umusore agatimva ibyo ngibyo nta kibazo, agatambwira ati ok rero nta kibazo rwose ngaho genda ndaza kubona asigara hano. Arangije agatagenda. Ubwo umusore agasigara hano ubona ko desi umusore atazi ibijya mbere kandi twabonye ko wa mukobwa yari yifite undi mukunzi. Ubwo umukobwa rero asohotse hanze agatabona wa mukobwa wundi Damari ndetse na wa musore bari bazanye bageze muri pisine ndetse bahuje cyane. Ubwo agahita amuhamagara wa mukobwa agatikanga cyane. Arangije agateza amubwira ati Alejandro rero unyihanganira cyane. Ubwo umukobwa nawe agakomeza kumubwira ko yamubwiye ko yagenda akabashijisha wa musore uri mu nzu agiye kwirukana uriya, akamubuza rwose ibintu ari gukora n'uriya musore hano. Ubwo umukobwa nawe akamubwira ko yaragiye kuba yabikora ariko byarangiye uriya musore yinjiye mu buryo bumutunguye akabura imbaraga zimwirukana. Ubwo umukobwa we agakomeza kumubwira ko uriya musore uri mu nzu ari umusore mwiza cyane kandi amukunda katagakwiye kuba yamubabaza. Arangije agamubwira ko yakwirukana uriya musore wo muri pisine cyangwa se agenda uriya uri mu nzu ahita amubwira ukuri. Ngo muri ako kanya umukobwa agikomeje kumwinginga amubwira ko yakomeza kumufasha agatamuza impamvu rwose yamuzanye muri ibi bibazo bye. Ngo muri ako kanya uwo musore we wari uri muri pisine ubona ko atazi ikijya mbere agataza akabaza wa mukunzi we ati none se mukundwa uno mukobwa ninde kutamuperezanseho. Ubwo umukobwa ati Alejandro rero uyu nguyu bamwita Janvier ni umukunzi wanjye. Agatamubwira ko nawe yitwa Alejandro ko ari inshuti
inshuti ye, ngo muri ako kanya umusore agakomeza kumubwira ubona ko yikundiraga abakobwa ati none se gutambwiye ko uziranye n'undi mukobwa rwose w'inshuti yawe mwiza cyane, agahita amubaza ubona ko ari kumusaba ko baza rwose bakoga mu mazi muri pisine icyarimwe. ubwa mukobwa bise arihandira agahita amubwira nawe ubona ko atamwishimiye ko ari gutuma undi musore rwose babara cyane bitewe n'amagambo yari ari kumubwira. Arangije agahita agenda abwira n'umukobwa ko uriya musore arahita amwirukana cyangwa se agenda rwose ahita amubwiza ukuri, ngo muri ako kanya agahita agenda wa mukobwa we agasigara hano. ubwa musore wari uri muri pisine agahita abaza n'umukobwa impamvu iriya nshuti yigiye irakaye cyane. ubwa mukobwa akamubwira ko yagize umunsi mubi ariko yimereye ubona ko rwose yikundiraga uno musore. ubwa musore nawe agahita agenda ubona ko yari umukunzi we agiye kuba yamusoma. wa mukobwa agahita yigena inyuma ariko kumubwira ati aka kanya rero ugomba kuba wagenda. ubwa musore ati kubera iki se ngomba kugenda? ubwo mukobwa ati kubera ko rero ababyeyi banjye bagiye kuba baza. ubwo musore agahita atungurwa cyane ubona ko ababaye, agahita amubaza rwose impamvu bagiye kuba bagaruka. ubwo mukobwa akamubwira ko rwose tike y'indege bari bapanze kuba bagenda ko yahindutse. ubwo musore ubona ko babaye cyane agakomeza kumubwira ko noneho ubwo nimba bimeze gutyo bazahura ikindi gihe. ubwo mukobwa agahita amubwira ubona ko ashaka ko yagenda rwose ati genda rero kano kanya ahubwo bataze kuba bagusanga hano. ubwo musore we agakomeza kumubwira amwegeka ko bazongera guhura. ubwo mukobwa ati yego rwose genda nta kibazo ndaza kuba nakwandikira. ubwo musore agahita abona koko umukobwa ahari ashaka ko yagenda cyangwa se afite pressure y'ababyeyi be bashobora kuza bakamusanga hano. arangije agahita amusezera agahita yigendera. kumbe mu nzu ho wa musore rwose wise Daniel akaza gake gake arebye hanze azanye wa mutobe bari bamaze gukora. agatabona rwose ikindi gisore kiri kuba cyasuka gake gake ubona ko rwose yari umusore ariko atamubona neza. ubwo muri ako kanya rero agatatungura cyane agatabona wa mukobwa arahageze bise arihandira. arangije agatamubaza uriya musore uwo ari we. ubwo mukobwa ubona ko atakundaga kubeshya agatamubwira ko atamubeshya ariko nanone atagambanira inshuti ye ko nimba ashaka kuba yamenya ukuri yagenda rwose akibariza umukunzi we. muri ako kanya agakomeza kumubaza rwose ikintu kijyanye na wa mukobwa. ubwo umukobwa we agakomeza kumubwira ko ari umuntu mwiza kadakeneye undi muntu wamubabaza. muri make kumubwira ko uriya mukobwa ahari ashobora kuba afite umukunzi. ubwo rero umusore ntiyabisobanukirwa uko igihe cyakomeje kugenda. rero umukobwa yibereye hanze agahita yiruhutsa rwose ubona ko wa musore amaze kugenda akagendera rwose mu nzu ataragera ariko mu nzu agatima undi muntu arakomanze akaza gake gake agiye kuba yamufungurira. afunguye agahita abona n'uwa musore wari amaze kugenda agahita amubaza rwose ukuntu bigenze. ubwo musore nawe akamubwira ko atagenda rwose atamusezeye neza cyane. ubwo musore bise Daniel mu nzu wa mukobwa agikomeje kumubwira ko niba ashaka kuba yamenya ukuri ko yagenda akibariza umukobwa we. asohotse hanze rero ari kumwe n'uwa musore azi ko wa musore wundi yagiye agahita abona wa musore ibintu yabwiraga wa mukobwa ko atagenda atabikoze ari ukuba yamusoma neza cyane amusezera. ubwo musore rwose bise Daniel w'umukunzi we agahita atungurwa cyane mu kubona umukobwa ibintu ari gukora. arangije agahita amuhamagara umukobwa agahita atungurwa cyane. ubwo musore agateza rwose n'umujinya mwinshi cyane akamubaza ibintu yari gukora we n'uriya musore. ngo muri ako kanya umusore nawe ubona ko rwose uriya musore wundi atamuzi agahita amubaza uwo ari we. ubwo mukobwa agahita atangira kubeshya ko uyu musore ari marume we. ubwo musore Daniel ubona ko atunguwe cyane agahita akomeza akamubwira ko yamusobanurira impamvu rwose asanze yari gusomana n'uriya musore wundi. ubwo muri ako kanya wa musore we ubona ko atazi ibiri kujya mbere agahita amubaza ati ndetse kuri marume we waba uri mu rukundo n'uyu mukobwa ko ndiwe wamurakariye cyane. ubwo umusore ati njyewe rero ntabwo ndi marume we ahubwo uyu mukobwa ni umukunzi wanjye. agakomeza kumubaza impamvu yamubeshya ko rwose ari marume we. ubwo umukobwa ubona ko abuze icyo avuga agatangira kurya indimi ababwira ko rwose bose bibeshya. ubwo muri ako kanya rero umusore agahita abona umukobwa nta busobanuro afite cyangwa se afite undi mukunzi ko ariyo mpamvu yari amaze iminsi abona yarakonje. agahita amubwira ati aka kanya rero ibyanjye nawe birarangiriye hano ntabwo nshaka umuntu uzambabaza ukundi. ubona ko umusore rwose yari umwana mwiza ariko abantu bagenda bamubabaza. ubwa mukobwa agikomeje kubongera amubwira ko bitashoboka ko byarangira gutya. wa musore agahita yigendera. ubwo muri ako kanya rero wa mukobwa amaze kubona wa musore agiye agataza gake gake ubona ko amakosa ariko yashyira kuri uriya nshuti ye agahita amubaza impamvu rwose yamwemereye ko yasohoka hanze. ubwo muri ako kanya nawe agakomeza kumubwira ko ari amakosa ye kuba agiye kwemera abasore babiri bose bagakundana ndetse bose akabazana hano. ubwo muri ako kanya ubona ko nabo
batangiye kuba bashwana, agatamubaza nimba yamugiriye ishyari kuba nta mukunzi n'umwe afite. Ubwo mukobwa ati jyewe se nkugirira ishyari kuri uriya musore wundi, uriya rwose nta kigenda. Agatamubwira ko cyo kuzi yamugirira ishyari kuri uriya wundi Daniyeli kubera ko azi kwita ku bantu cyangwa se ari umuntu ugira umutima mwiza. Ubwo ubona ko rwose batangiye gushwana, wa mukobwa we agakomeza kumubwira ko uriya musore ahombye, ariwe musore mwiza cyane, ndetse akamubwira ko uriya musore wundi aba yikundira abakobwa, ko nabana kuba yabona ikintu rwose ashaka kazamujugunya nk'abandi bose. Ubwo mukobwa we agikomeje kumubwira ko aba amufitiye ishyari, arangije agahita yigendera. Ubona ko amurakariye cyane. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko umunsi yakomeje kugenda, wa musore wacu Daniyeli ari kwigendera, ubona ko arakaye cyane. Wa mukobwa bise Alejandra agateze kamufata akamubwira ko yamubabarira rwose ku bintu yamukoreye, katamubwije ukuri. Ubona ko basi na mukobwa we yagiraga umutima mwiza. Ubwo musore ati ya rwose aka kanya byarangiye, aho nta kintu ugomba kuba wakora kuri ibi ngibi. N'umukire kumubwira ko we nta cyaha afite cyangwa se nta kosa afite. Ubwo mukobwa ati yego rero icyaha ndagifite kubera ko nakubeshye kandi nzi ukuntu ibintu byose bimeze. Ubwo musore nawe agatihindukira akamubwira ko bibabaza, ariko bibabaza cyane ko ari we muntu wa nyuma wabashije kuba wamenya ukuri kuri ya mukobwa afite undi mukunzi. Muri ako kanya mukobwa nawe agakomeza kumubwira ko ari umusore mwiza, ko byanga bikunda azahura n'undi muntu umwibagiza akagahinda kose. Arangije agatagenda amubwira ngo yiteho. Umukobwa nawe agahita yikatira hano rwose akigendera. Ubona ko yaraje kuba yamusaba imbabazi. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko umunsi yakomeje kugenda, bagahita batwereka mu isoko umukobwa avuye kuba yahaha imbuto, ari kwigendera bisanzwe, imbuto zigahita zinyagirika cyane. Ubona ko rwose ari ibibazo. Ako kanya urubuto rumwe rugahita rugenda rwose rugahita rutangirirwa n'umusore wambaye inkweto imeze gutyo. Umukobwa akomeza kwibaza rwose ibintu bimubaye ako kanya. Wa musore we wari uhagaritse rwa rubuto agahita atangira kuba yamufasha rwose kuzitoragura. Wa mukobwa nawe ari kuba yazitoragura, agahita abona rwose umusore arahageze ari kumubwira ko yagakwiye kuba yazana rwose igikapu cyiza cyane. Ubwo mukobwa nawe agakomeza kumubwira ko ahubwo yagakwiye kuba yatwaramo ibintu bikeya. Ubwo musore agiye kuba yamufasha, wa mukobwa akamubwira ko rwose bidakenewe. Ubwo muri ako kanya umusore nawe akamubwira ko nta kibazo, ko atari kubikora ku bwe ahubwo ari kubikora bitewe n'uko ziriya mbuto ziri kuba zamubwira ngo nazifate. Ubwo umukobwa muri ako kanya agahita amubwira ko n'ishashi yari afite cyangwa se n'ikintu yari abitwayemo ntacyo afite. Ubwo umusore agahita abyumva, agahita agenda rwose akakimuzanira. Arangije agahita agaruka, wa mukobwa we agikomeje kuba yatoragura za mbuto. Agahita abona rwose umusore atangiye kuba yamufasha, agahita amubaza impamvu rwose muri ino minsi akunda kuba yibereye hano cyangwa se impamvu bahuye. Ubwo umusore nawe akamubwira ko hari agakampani ari gukorera rwose muri ino karitsiye. Ubwo umukobwa amaze kubyumva ko umusore yifitiye n'akazi, agahita amubwira ko ari byiza kubyumva. Arangije agahita amubaza uko byangiza rwose igihe kinini gishize ko baheruka guhura. Umusore rero babaye cyane, akamubaza n'ibijyanye na wa mukobwa. Ubwo wa musore ati uriya mukobwa rero yarambabaje, bwa mbere byarambabaje cyane, ariko aka kanya yabashije kunyigisha amasomo yamufashije mu buzima. Ubona ko ari kumubwira ko nubwo batandukanye ariko uriya mukobwa wundi yamweretse isomo cyangwa se yamwigishije isomo ku buryo nta wundi muntu uzongera kumubabaza. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, batoraguye imbuto, bamaze kuba bazitoragura. Umusore babona ko arazi kuganira, agakomeza kumubwira ko ikindi gihe nakenera kuba yajya mu isoko ko ashobora kuzamuhamagara noneho akazajya amufasha, ko we atapfa gushyira mu bintu rwose byangirika. Ariko umusore yabivuze ubona ko yifuza kubona umukobwa bazongera guhura. Noneho umukobwa agahita amubwira ko yakwandika nomero za telefone noneho bakazavugana. Ubwo umusore agahita avanayo telefone agahita atangira kuzandika. Amaze kuzandika rero umukobwa agahita amubwira ko arazi kuba yamuhamagara noneho nawe akaza kubona nomero ye. Arangije agahita agenda, umusore kumubwira ati saba rero genda tuzabonana ikindi gihe. Ubwo umukobwa agahita agenda. Ubona ko rwose umusore yaratangiye kuba yakwikundira uriya mukobwa bitewe n'uko yagiraga umutima mwiza. Nawe arangije agahita agenda. Uko igihe cyakomeje kugenda rero, uko umunsi yakomeje kugenda bagahita batwereka wa mukobwa ari kuba yatekereza. Ubwo muri ako kanya agatemba rwose undi muntu arakomanze, arangije akaza agahita abona rwose na wa musore, agahita amubaza ikintu yaje gukora hano. Ubwo wa musore akamubwira ko yari amaze rwose igihe kinini atamwumva, ko yari yifuza kuza akamuzana rwose n'icyo kunywa bose bakabasha kuba basangira, ko umukobwa ahari akeneye umuntu bavugana. Umukobwa ari kubyumva, wa musore agakomeza kumubaza nimba yakwinjira cyangwa se ahawe karibu. Umukobwa akitegereza mu nzu agahita amubwira ko
ko amuhaye iminota 5 ka kanya afite stress cyangwa se afite ibindi bintu biri kumujagaraza mu mutwe. Ubwo muri ako kanya umusore agahita amubwira ko rwose ataraza kuba yayirenza, arangije agahita yinjira. Ariko ngo ubona ko n'umusore yikundiraga abakobwa, ngo iyo amaze kubona ikintu rwose gushakaho agahita kujugunya nk'abandi bose. Ubwo rero umusore amaze kwicara agakomeza kubwira umukobwa ukuntu ari umukobwa mwiza cyane rwose, cyane cyane iyo yambaye iyi myenda ya ubwa mukobwa nawe akamubwira ko rwose atatangira. Ubwa musore ubona ko atatinze agama agatahaguruka amubwira ati none se kuba iki tutakomeza ibintu twatangiye muri ya pisine. Ubona ko rwose bitarangiye, agiye komeje kumwumvisha ukuntu rwose babikomeza. Ubwo umukobwa akomeza kumubwira ko bitashoboka, ka kanya bimucanze. Ubwo musore ati noneho rero nimba bigucanze aka kanya wibitekerezaho, reka dukore rwose udatekereje. Ngo muri ako kanya umukobwa ubona ko rwose atunguwe cyane, agatabona umusore ikintu yishakira rwose, arangije agatamubwira ati ibyo ngibyo rero ntabwo byashoboka. Ubwo umusore nawe agakomeje kumwumvisha ukuntu rwose bishoboka, ka kanya natabikora kazicuza. Ngo muri ako kanya umukobwa ubona ko rwose bitamurimo, arangije agatamwangira amubwira ati oya rwose ntabwo bishoboka, ibi ngibi birakomeye cyane. Ngo umusore agakomeza kumubwira ubona ko ariko we yamutunganya ko ari wamuhamagaye gateze ikindi kintu ashaka. Ubwo mukobwa agakomeza kumubwira ko uno musore we aba yikundira abakobwa ko aribyo ashaka kuba yareba. Ubona ko kuba bya bindi wa mukobwa yamubwiraga, ya nshuti yamubwiraga itari iri kumubeshya, agahita amusaba ko rwose yagenda, natagenda kano kanya araza gusakuza cyane akajya nyine umuntu ahamagara polisi. Ubwo umusore yumvishe bizemo polisi agahita amubwira ati nta mpamvu rero yuko wahamagara polisi, reka njyewe nikindire kano kanya. Arangije agahita yifatira ya nzoga ye yarazanye rwose agahita agenda. Ariko ataragenda agahita abwira wa mukobwa ko azicuza bitewe n'uko amwirukanye gutya. Ubwo mukobwa nawe asigaye hano agahita akomeza kumubwira ko nawe azicuza, gukeka ko uno mukobwa nawe ameze nk'abandi bose. Ubwo musore agahita agenda, wa mukobwa nawe agasigara hano. Ubona ko n'uriya mukunzi bari batandukanye kandi yaramurutishije wa musore. Uko byakomeje kugenda rero ukomeze yakomeje kugenda bagahita batwereka wa mukobwa wundi bise Alejandra hari ibintu ari kwikorera kuri mashini. Ubwo wa musore nawe ubona ko rwose yibereye mu rugo afite ubwoba, ari kwibaza ati none se muhamagara, ariko rwose ntabwo namuhamagara. Ariko ubona ko afite ubwoba, agahita akomeza kwibaza ko nta kintu rwose yahomba cyangwa se yagabanyukaho kuba yamuhamagara. Arangije agahita afata telefone agahita amuhamagara rwose. Ubwo umukobwa we ahantu yibereye agahita abona rwose umusore aramuhamagaye. Arangije agahita afata telefone agahita yitaba, ari kumubwira ati alo bimeze gute se. Ubwo umusore nawe akamubwira rwose amusuhuza. Ubwo umukobwa akamubwira ko bwa nyuma na nyuma amuhamagaye, ko uwo musore yaramuhamagaye yifuza ko basohoka bakajya kuba bafata agakofi cyangwa se kuba batembera cyangwa se ngo kuba bakora byose. Ubwo umukobwa agahita amubaza nimba ari byo amuhamagariye. Ubwo umusore agahita amubwira ko ari ibyo ngibyo, arangije agahita abyemera. Umusore ubona ko rwose bimwishimishije cyane, agahita amubwira ati sawa rero tuze guhurira ijoro. Ubona ko umusore yamwemeraga ndetse n'umukobwa nawe yamwemeraga nubwo atayimubwiraga. Uko igihe cyakomeje kugenda rero uko umunsi yakomeje kugenda mu karesitora bari bajya guhuriramo, wa musore akaza rwose ubona ko ari kwigira neza, kagiye kuba yahura n'umuntu rwose yikundiye. Arangije agateca kuri wa mukobwa wundi batandukanye. Ubwo wa musore ari kwigira neza, wa mukobwa wundi we agataza rwose amukurikira. Arangije agahita amuhamagara. Ubwo wa musore ubona ko atunguye cyane agahita yihindukira agahita abona ni wa mukobwa rwose bise Damari. Agahita amubwira ko yari kumutekerezaho, agatekereza no ku bintu rwose bahombye cyane cyane urukundo rwabo. Akamubwira ko aka kanya yiteguye kuba yasubirana nawe cyangwa se yiteguye kuba yazera umubano wabo. Ngo muri ako kanya umusore ataravuga byinshi agahita yihindukira agahita abona rwose wa mukobwa bari bavuganye ko barahurira hano arahageze. Arangije agahita ahakanira uyu nguyu wundi ati rwose Damari ibi ngibi ntabwo bishoboka. Ubona ko umusore yari azi gufata umwanzuro. Ubwo umukobwa agahita amubaza rwose impamvu yabikora. Umusore akamubwira ko batandukanye cyangwa se umubano wabo icyizere cyabo cyagiye cyangwa se cyangiritse mu buryo rwose kitasubirana. Ngo muri ako kanya umusore agahita amusemba abaza amubwira ko rwose agiye kuba yakwigendera ko bitashoboka. Ubona ko umusore yamubabaje cyane. Ngo umukobwa muri ako kanya agahita asigara hano ubona ko ababaye cyane bitewe n'imyanzuro yafashe nta gutekereza kabiri. Ubwo umusore we agahita agendana rwose agahita akanga wa mukobwa wundi. Wa mukobwa nawe akamubwira ko rwose amukanze. Ubwo umusore ati none se nawe wamubaye umuntu mubi. Ubwo umukobwa ati oya rwose ntabwo ubaye umuntu mubi, ikibazo njyewe niba nikundira. Barangije bagahita bagenda ubona ko rwose bishimye. Wa mukobwa wundi hano ariko byitegereza, arangije akaza akicara hano gake gake ubona ko rwose yaba yicaye wenyine cyangwa se nawe akaba abaye cyane bitewe n'ibintu yakoze. Ubwo umusore nawe akagenda
akagenda rwose akicara nawe mukobwa wundi bise Alejandra, ubona ko umutima mwiza yigiriraga watumye ahura n'umusore nawe mwiza. Agafilimi kacu rero ko uyu munsi nuko kagenza, niba wagakunze cyangwa se gafite ikintu kakunguye wabidusangiza watwandikira muri comment. Ikintu ntibagirwe like na subscribe nimba rugambije kuri iyi channel. Ikintu ntibagirwe no kuba wayisangiza inshuti za kugira ngo babashe kuyibona. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye King F, ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza.